Tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, uwitwa Djihad Papinesta, François Xavier barimo bakurikiranyweho kuba barasakaje amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi Yampano. Uyu Yampano waririmbye indirimbo zirimo nka uzi gukunda umukobwa w'umurundi ndetse n'isi. Uyu nyuma y'uko hari hagiye hanze amashusho yiwe akora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we, abitwa ba Djihad, ba Nesta, ba François Xavier bose bagiye bakurikiranwaho gusakaza aya mashusho. Hanyuma ku munsi w'ejo rero Djihad cyangwa se uzaba akiri hospitalier, Papinesta, Pazomani, François Xavier bari bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro. Umunsi w'ejo rero barasomewe, hanyuma uwitwa Djihad ndetse n'abagenzi be bagenda bamenyeshwa imyanzuro y'urukiko rwa Kicukiro. Hanyuma inkuru nziza ni kuri Pazo we wagizwe umwere, hanyuma François Xavier wacuruzaga video z'urukozasoni. Hanyuma uyu François Xavier yakoraga business cyangwa se umwuga wo gucuruza filime z'urukozasoni cyane cyane zigiye zitandukanye, aho yagendaga anashyiraho ibyiciro by'amafaranga nko kuguhuza n'umukobwa cyangwa se guhuzwa na sugar mami akagira amafaranga aguca. Hanyuma uyu nguyu we yashakaga uburyo ki azicuruza. Hanyuma Papinesta we kugira ngo abone video nuko yayisabye umukobwa witwa Valentine w'inyamirambo aza kuyimuha, hanyuma nyuma akagenda ayisakaza hirya no hino. Hanyuma Djihad we mu kwiregura yavuga ko rwose we ibi bintu atabizi, cyane cyane ko yavuga ko we yagiye kubona akasanga video yageze muri groupe yabagamo, hanyuma we akavuga ko atarazi uko byagenze. Hanyuma uyu Nesta yari umucunga cyangwa se manager w'umuhanzi witwa Yampano. Avuga ko Yampano yifashe video hanyuma akaza kuyibika kuri email, ariko uyu nguyu akaba yari afite access cyangwa se afite uburenganzira bwo gukoresha iyi email. Nyuma yaje gukuraho iyo video rero akajya ayisakaza hirya no hino. Hanyuma rero Djihad na Papinesta, François Xavier bagiye bavuga ko bari bo bagiye basakaza aya mashusho. Hanyuma ariko cyane cyane abantu bakavuga ko na uyu Djihad kimwe mu bintu byamukozeho ni ibiganiro yagiye akora bigaragaza ko yarashyigikiye cyangwa se yishimiraga cyane kuvuga ku bintu bijyanye n'urukozasoni, avuga amagambo nyandagazi atari ngombwa cyane. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri abangaba bose bari baburanye kwifunga n'ifungurwa no mu mizi, ariko ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 2025 aba bose nibwo bafashwe. Bamaze gufatwa bajyanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bakajya baburana ariho bari. Hanyuma icyo ukwiye kumenya kandi, Kalisa John yararekuwe we akajya aburana ataha mu rugo, ariko abandi bo baguma kuri sitasiyo ya polisi, ariko ibyaha byarangiye n'ubundi Kalisa John bimuhana. Hanyuma abangaba bari bahuye muri groupe ya WhatsApp yitwaga Abashu Uponyonyo. Abashu Uponyonyo ni groupe ya WhatsApp bacishagamo izi video zose, atari izo mu Rwanda gusa, atari iza Yampano gusa, ahubwo yari nka business bari barakoze. Abantu bakwiye kumenya na business abantu bajyamo, bakamenya ko ibi bintu rimwe na rimwe, bibuke ko abanyarwanda atari bo babireba gusa cyangwa se abantu bakuru, ko harimo n'abana baba bareba bene izi video. Rero kwibaza ngo umuntu warebye bene ibi bikorwa soni cyangwa se ibikoza soni, uyu muntu yazavamo umuntu muzima. Hanyuma uwitwa François Xavier, Kalisa John, Djihad, Papinesta bose bakatiwe imyaka 3 y'igifungo, kandi bo barahita bajyanwa imageragere. Hanyuma uwitwa Pazo we yagizwe umwere, ndetse urukiko rutegeka ko ahita anataha rugo iwe. Ibi rero byose ni ukuvuga ngo ni ibintu bigenda bigaragara ko abantu bari kugenda, duherutse kuvuga uburyo ki abantu bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ese kugira ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga mu buryo bubi, hari ibintu byinshi byabyara inyungu cyangwa se byakubyarira amafaranga utagiye mu bintu bikorwa cyangwa se mu bikoza soni. Cyane cyane ko twese tuba tuzagira imiryango, tuzabagira abana, tuzagira abantu badukomokaho, tuzagira abakazana n'abandi. Tekereza kubona uri umuntu w'umugabo nka Yampano cyangwa se n'undi umwuzukuru wawe akazagwa kuri ya video wagiye wifata.
niba uhisemo gukora ibikorwa byawe bikora, ariko ntubyereke rubanda, ntubyereke abantu abo aribo bose ngo njyewe ndashaka kwerekana ibi ngibi. Hariya nta nyungu zirimo. Twaze tuvuga ko mu Rwanda cyangwa se mu isi ya none ikintu kigezweho, iyo umuntu ashaka kwamamara akora ikintu kidasanzwe, nyine agakora nk'izi video akajya hanze. Nyuma y'uko iyo video igiye hanze, Yampano yasohoye indirimbo. Aka kanya indirimbo ye yasohoye yitwa Isi imaze kurebwa n'abantu miliyoni imwe mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Bivuga ngo hari abantu bagenda agahita amenyekana kuri icyo kintu. Hari abantu twagiye tuvuga, twatanze ingero z'abana b'abakobwa bagendaga bakambara ubusa bakigaragaza imyambarire idasanzwe, nyuma yaho bagahembwa iki? Kujya gukora ku bitangazamakuru, kujya kwamamariza ibigo bikomeye mu Rwanda, mbese bakaba abasitari. Ibyo byose bikava kuri ibi bintu. Twavugaga ko rero twatanze igitekerezo, cyangwa se n'izi saa tugatanga igitekerezo, umuntu wese wagaragarwaho no gukora ibi bikorwa biteye isoni mu ruhame yazajya bihanishwa, ndetse agakumirwa no kuba hari ikintu yakora muri sosiyete nyarwanda. Kuko niba umwana mutoya akoze abona avuga ati okay, kanaka umuntu witwa Yohani yakoze iki ngiki, yiyambuye ubusa, aramenyekana. Amaze kumenyekana, ikigo runaka gikomeye mu Rwanda cyita kimuha amasezerano yo kucyamamariza. Ibigo bicuruza ibinyobwa bikababamariza. Duherutse no gukora ku nkuru cyane cyane z'abantu bagenda bitwaza abo bari bo, cyangwa se kuba baramenyekanye bagakora nk'ibi bicuruzwa, cyangwa se kuko nk'ubu ngubu Jihadi we yitwaza ko azwi cyane. Yari azwi, ni umuntu uzwi cyane, ni umuntu ntabwo twamucira urubanza byo kugira ngo, ariko ibi bibe isomo no ku bandi bantu bakora bene ubu bucuruzi. Hari benshi bakora ubu bucuruzi, ariko wenda bikaba bitaramenyekana, kuko hari amagurupe menshi, hari ibintu byinshi cyane bigenda bikorwa, ariko bigamije gusenya umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda rero ntabwo wazatera imbere tukiri muri ibi bintu byo gucuruzanya, cyangwa se ibi nabyo nabyitagiye nk'ubucuruzi bw'abantu. KGDTV rero Rwanda tuzakomeza kubaha amakuru agezweho. Mukomeze mubane natwe, mukore subscribe kuri KGDTV Rwanda. Yes, mugira amahoro rero.